tunezezwa no kutari kure twishimira kuri hafi kandi birasohoye biri mu nzira ndetse n'ibyahanuwe kuva kera. Niyo mpamvu iki gitondo twongeye kuzinduka cyane tukibatura kugira ngo turebe ko uyu munsi nawo hari ibindi waturemeye dukwiye kwishimiramo kandi imitima yacu ikagubwa neza. Tubanezere kubw'iki gitangaza kidasanzwe, ni igitangaza twisangamo buri munsi kandi tugasanga ari ubuntu bwawe, tugasanga nta yindi mpamvu tugihagazemo ahubwo tukigumamo, tukishimiramo ndetse tukinezererwamo kuko hari undi munsi uba waturemeye data. Ejo bundi iminsi yarangiye, twaciye mu bihe bigoye, twaciye mu bihe biruhije, ariko waradusimbukije utugeza na n'uyu munsi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro data ko twongeye kubona umunsi nanone udasanzwe. Imitima yacu iguwe neza, imitima yacu iranezerewe kuko twongeye kwisanga mu bihe bidasanzwe kandi ibihe by'umugisha kandi ibihe abandi batabonye, kuko benshi mu baremwe mu benshi kandi abariho muri benshi kandi abavugaga byinshi by'umumaro ndetse abaturushaga gukiranuka bamwe na bamwe, uyu munsi ntabwo bakiriho, ntitukibabona kuko bamaze kugera ahacecekerwa. Iki gitondo rero turakwinginze kugira ngo twemerere imitima yacu yongere kunezererwa kubera ko twisanze mu gihe kidasanzwe. Data, isi n'abayituye, isi n'abayirimo, isi uyu munsi ishaririye benshi bari kuyiburamo ubufasha, benshi bari kuyiburamo ubutabazi, ariko byose ufite impamvu yabyo kuko byose urabisobanukiwe. Reka duhamye ko hari umunsi nanone tuzaba dufite amashimwe kandi amashimwe yuzuye imitima yacu, kubera ko benshi muri aba nzi neza ko bazaba bafite amashimwe bavuga imirimo ihambaye iyo wakoze. Hirya no hino abantu bafite amarira, hirya no hino abantu bafite agahinda, hirya no hino abantu bihebye bakora ibimeze nko kwiyahura, hirya no hino aho abantu batishimiye, hirya no hino abantu benshi baraharirira kandi bahaburiye umutekano n'amahoro. Ariko kano kanya, ariko iki gitondo, reka duhamye neza yawe, duhamye urukundo rwawe, duhamye kugira neza kwawe, kugira ngo duhumurize benshi babuze ikibahumuriza, benshi bashakira amahoro aho atari ntibayabone kubera ko bari kuyashakiraho atari, ariko turi kumwe nawe, ariko bemeye guca bugufi, bakaba bugufi bwawe, ariko bemeye gusabana nawe, bafite amahoro. Data, iki gitondo ni igitondo kidasanzwe kuko uwo turi kumwe, uwo turi kuvugana, uri kutwumva, uri gusenga, ubyutse, ugiye muri dushe, ugiye mu mirimo ye, umuntu wese uriho afite ineza yawe kuko
benshi ntibariho kandi si uko bakoze ibyaha. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo isi yose ikangutse, igitondo isi yose yisanze umunezero, kuko uyu ni umunsi uturemeye ngo tuwishimiremo, atakiguzi twishyuye, ntacyo twatanze. Isi ntidukunze, kandi kuba isi itadukunze n'abayirimo batatwishimira, kubera ko rimwe na rimwe ibyo dufite barabishaka ngo tubibahe, kandi bashaka ko tubibahera ubuntu. Abandi bayirimo bayigendagendamo bafite ibyo bifuza kuri twe, ariko ntibabibona. Umuntu adukunda kubera ko hari icyo turi bumuhe, ariko kugeza ubu ntabwo tukibona ngo dutume wa muntu aba inshuti. Ukugira inshuti, ukwifuzaho ubushuti, ugufataho ubushuti, ni uko aba yabonye ko hari ikindi ari bugukureho. Muri iyi minsi, muri iyi si, nibwo buzima tubayemo, nibwo buzima tugendagendamo, kandi buri munsi Data Nyirimpuhwe ugira ibambe, duciye bugufi imbere yawe, tuzinduwe no kugira ngo imitima yacu utwemerere dushime, tukwereke ko tunezerewe, kandi iki gihe tunezerewemo ntureke ibyishimo ngo bitugumemo, ahubwo tureke tugaragaza ibyishimo byacu, kuko turifuza guseka nawe, gusangira nawe, kwishimana nawe, kugaburirwa nawe. Ineza yawe Data Nyirimpuhwe ariyo iba kuri twe. Urakoze kutwemereye, kandi urakoze kubidukorera, kubera imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Garutse imbere yawe muri iki gitondo, kandi ndazindutse mfatanyije n'abatari bake kugira ngo dushime izina ryawe, kuko twamenye neza ko uri umutabazi kandi uri umurengezi. Iwacu si no mu isi, iwacu ni ahandi tuzaba, iwacu ni ahandi tuzatura, iwacu si aha ngaha twicaye uyu munsi, kuko hano turacumbitse. Umuntu wese yagira inzara n'inyota byo gukumbura aho hajya, kuko twamenye neza ko aho tujya ari heza, kandi ubwo ari heza turifuza guturayo, kandi ibihe byacu byose tuzahanezererwa kuko ari iwacu. Mu isi nta gakondo tuhafite, mu isi turi abashyitsi n'abimukira, aho tutazaba iteka, kuko tuhacumbitse nk'abahatumwe kuhakora ikintu runaka, hanyuma cyarangira tukagenda. Niyo mpamvu uyu mwanya nshiye bugufi, ngewe nawe turi kumwe, dufite amashimwe kandi atari make. Turashima kandi turanezerewe, kubera ko twamenye neza ko ari wowe udutera umunezero kandi uduha ibyishimo. Ni nawe wadutumye gukorera mu isi, kuko ari wowe tugejejemo, kandi nawe igihe kizagera misiyo yacu ikarangira, ukatubwira ko irangiye, ubundi tugatuza, tukaruhuka, tukemera ko dushoje imirimo yacu mu isi. Tukiri mu isi nuko duhura n'ibikomeye, tugahura n'ibirushya, tugahura n'ibigora abantu, tugahura n'ibihangayikisha abatari bake, tugahura n'ibiriza abantu. Benshi bafite amarira, benshi bafite agahinda, benshi baribaza impamvu bariho, impamvu babayeho, benshi baribaza amaherezo yabo, benshi baribaza aho berekeza, benshi baribaza aho batuye, benshi nibambuza amamenero,
abandi ntibambuza ubuturo, abandi ntibambuza uko ngira, abandi niba nta mahoro, abandi niba badacoka. Abantu bafite amazina menshi kubera ibihe. Ibihe biravuna abantu, ibihe birarushya abantu, kubera ko isi turimo ni imibabaro, ni imihate, ni imiruho, ni y'agahinda. Uwubatse inzu nziza ntayinezererwamo, ararayiriramo kandi yakaba yisekiramo nk'uko yamuvunnye, ariko uyu munsi arararira kandi ari mu nzu nziza yakaba yishimiramo kubera ko ayituyemo. Utayifite nawe araririra mu nzu ya landlord kubera ko imvura iragwa ikamunyagira irava, cyangwa se baramwishyuza bakamutesha umutwe mu kwishyura, akishyura ahangayitse no kuyabona byamukomereye. Nyamara uwo mwishyuza ntayigiriramo ibyishimo kabone n'ubwo ariye, n'ubwo arahangayitse. Ideni rya buri kwezi rya banki ritumye adasinzira kubera ko agomba kwishyura banki, kandi inzu niye. Rimwe na rimwe hari ugatekinika n'umusoro kugira ngo asore uri hasi, ugasanga arahangayitse kandi byitwa ko yubatse inzu muri Kigali cyangwa inzu ariye, ariko ugasanga umutima we urahagaze. Buri kwezi kuragera agahangayika, abamwishyura nabo bamwishyura nabi, bigatuma nawe atishyura. Nguko uko abantu bahangayitse, nguko uko abantu babuze ibyishimo. Abantu barahangayitse, bararira kubera ibihe barimo, ariko twamenye neza ko uwakugeze imbere. Muririmbyi araririmba ngo iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi, binyibutsa ko uri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya, uri inshuti idasanzwe, ni wowe nzigameho, Yesu ndategereje. Iyo nkugeze imbere ndatuza, amahoro yawe ameze nk'imigezi, unyibutsa ko uri umubyeyi wanjye, kuko ngufite ntacyo nzatinya, uri inshuti idasanzwe. Haleluya. Iyo tukugeze imbere turatuza, amahoro yawe kandi ameze nk'imigezi. Ayo ngayo niyo mahoro duha, ariko niba ari amahoro aseseka, niba ari amahoro atemba nk'amazi, byumvikane ko ari amahoro menshi. Ariko wakwibaza uyu munsi abantu babayeho mu gahinda, abantu babayeho mu marira, kwiheba, kwigunga, kwijujutira ubuzima, guhangayikishwa nabwo. Data, ndakwinginze kugira ngo uwo mwuka w'akarande, uwo mwuka w'ibikomere, uwo mwuka w'imvune uvuna abantu, ubwo buzima busharirira abantu, buri wese igihe arimo umutabariremo, avuga ngo data arantabaye kandi data angiriye neza kuko anyeretse neza ye. Imitima ya benshi nubwo irushye, imitima ya benshi nubwo ifite agahinda, data ndakwinginze kugira ngo umuntu wese umugenderere. Ababyeyi bararira kubera ibihe bari gucamo, afite icyo abasha guha abana be. Data, iyo kenshi dusengera imibereho y'abantu, kuko ubabaye nta byishimo azagira, uhangayitse nta byishimo nta n'imigambi, urushye ufite agahinda ko mu mutima nta byishimo azagira, urwaye ababazwa n'umubiri nta plani afite. Twasengera business kugira ngo yaguke, kuko ntago dusengera ubugingo twebwe,
ubugingo twabuhawe ubwo Kristo yajyaga ku musaraba akemera kumena amaraso ye akaducungura, akavuga ngo uzanyemera wese azitwa umwana wanjye kandi azaba abonye ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho. None se turasengera ubugingo gute kandi dufite uwo mwana? Ahubwo ubuzima bwa buri munsi n'imibereho ya buri munsi ducamo, ese koko tugaragara nk'abafite uwo mwana cyangwa tugaragara nk'abadafite uwo mwana muri twe? Iyo mpamvu data, iyo dusenga buri munsi, iyo dusenga kenshi, tugaruka ku mibereho ya benshi, atari uko tuje gusaba no kuvuza induru, ahubwo tugaruka ku mibereho ya buri munsi y'abantu, kugira ngo umuntu wese niyininira akisuzuma ntagirweho n'urubanza, ahubwo umuntu wese aturize imbere yawe, ashimire imbere yawe, anezererwe imbere yawe, kandi ahagarare mu mwanya akwiriye guhagararamo, kuko twamenye neza ko ari wowe nyirimpuhwe kandi ushoboye. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, kuko uri data mwiza kandi data ushoboye. Izina ryawe rishirwe hejuru ya byose kandi rishirwe hejuru ya bose. Waturokoye urupfu rukomeye rwari rugiye kuduhitana. Mu bugingo buri wese yagombaga kurimbuka, kuko utari ufite kubaho wese ntiyari afite ubugingo. Ijambo rikambwira ngo ubugingo butabonye Imana buzopfa, buzatsembwa, ntibuzabaho. Ariko iki gitondo data, tugarutse imbere yawe, ese imibereho yacu igaragaza bamaze kwizera uwo mwana cyangwa bafite uwo mwana muri bo? Benshi baragiye ntibakiriho. Ndibuka amajoro akomeye, isasu riri ku mutwe, induru zivuga, abantu bapfa, abandi bihisha byanga. Ikiza ko buri wese n'uwapfuye yarasengaga, n'uwapfuye yari afite imihigo, n'uwarokotse afite imihigo, umuntu wese afite ibyo arimo arahiga. Ariko uyu munsi wakwitekerezaho, uri kunyumva wakwisuzuma, wakwibuka niba ufite uwo mwana muri wowe, kuko utamufite nta bugingo, kandi udafite ubugingo nta mpamvu y'ibyo dusaba, nta mpamvu y'ibyo dusengera, kuko ibyo kurya n'ibyinda kandi bizatsembwaho. Ibyo kwambara nabyo n'ibyo mu ruganda birasaza hakaza ibindi. Ibyo ubona byose abantu barabitunganya bikaba, babishyiraho bikaba, ariko ubugingo n'ubuzima n'imibereho y'umwuka uw'imbere ni data wenyine ubitanga. Niyo mpamvu dusenga tuzirikana uyu mwuka uba muri twe, mwuka wera, mufasha, umwigisha, mujyanama, umuyobozi, umuhesha w'amahoro, utunihira iminiho imbere ya data. Mwuka wera ugendana natwe, uturinda buri munsi. Niwe iyo dusenga tuganira nawe akaduhuza n'Imana. Ni wowe udafite mwuka wera? Ese wumva mwuka wera atari kuri wowe? Ese wumva yarakuvuyeho mwuka wera? Ese wumva ari ndukubwira gukora ibyiza? Ko Bibiliya ivuga ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa. Kenshi iyo ujya gukora ibibi uba wakwepye ibyiza, kandi umutima wawe kubwiye. Niyo mpamvu iki gitondo ngusengeye nshuti, ndagutakambiye nshuti, ndakwingingiye ishobora byose, ihambaye, iri hejuru y'amajuru, iyicara kuri ya ntebe, ivugana nanjye muri iki gitondo. Nyemerera Kristo, urera, uruwera, uri Alpha na Omega, uw'imbere, uw'inyuma, ubanza, uheruka. Nta banzi imbere yawe,
kuko imbere yawe ntidufite ubwenge burebayo, nta no guheruka kuko inyuma yawe ntidufite ubwenge buherukayo. Niyo mpamvu dusenga, niyo mpamvu iyo dusenga tuvuga ngo Data Nyirimpuhwe, aho ubwenge bwacu bugarukira, aho ubuhanga bwacu bugarukira, aho ubumenyi bwacu bugarukira n'ibyo dukora, ninde uhari? Ni wowe wenyine, ni wowe wenyine uhari, ni wowe wenyine uhazi. Ntihatureba, ntitujyayo, kubera ko ibyo tureba n'ibyaho duhagaze, kandi koko birakwiriye ko tuhashimira kuko niho uduhitiyemo. Kenshi Data tuvuga iby'ubupfapfa, dukora iby'ubupfapfa, tugendana n'abapfapfa. Ari ubwo umuntu aba mu kigurupe cy'abapfapfa, umuntu akagenda n'abantu b'abapfapfa gusa, ntawe ufite ijambo rizima ryakubaka abandi, ntawe ufite ijambo ryateza abandi imbere. N'urifite nawe rimwe na rimwe hari ubwo ameze nk'umupfayongo, ariko twamenye neza ko ukwiringira ugushikamijeho umutima ntacyo yaba. Ugufite nk'inshuti, iyo aza kuba ari ikigare cya Kristo, nanjye n'undi umwe twagera kure. Akoze Yesu ko nzi neza kudutegera amatwi, ukumva gusenga kwacu, ukumva gusaba kwacu. Turasabye ngo Mwuka w'Imana akomeze kubana na buri muntu wese, abe kuri buri muntu wese. Abakumenye Kristo bahagarare mu itandukaniro ry'uwakumenye. Utarakumenya nawe uri kugendagenda mu isi, uri kuzenguruka mu isi, yitwa umunyabwenge, yitwa ko yize, ariko ni injiji. Yibwira ko atunze, ariko ni umutindi wo kubabarirwa. Yibwira ko areba, ariko ni impumyi itareba. Kandi arahura n'undi akamufata ukuboko ngo agiye kumuha ibyishimo. Ni impumyi iri kurandata indi mpumyi. Iyo bajya ntibahazi, kuko bagwa no mu rwobo. Ariko muri iki gitondo ubwo twazindutse dusenga, dusaba, twingingira buri muntu wese, ndinginze Kristo kugira ngo umuntu wese muri iki gitondo yakire ubudasa, yakire ibidasanzwe, yumve bidasanzwe mu buzima bwe, agambirira ibikomeye kandi asengere ibikomeye. Data azagushoboza. Unteze amatwi muri iki gitondo, waba uraye wariye intica ntikize kandi ahandi babimenye? Ese ufite uwo mwana muri wowe arabizi neza ko ari udutoryi twonyine? Data ari muri wowe. Ese arabizi ko waraye ubundeje hariya, udafite ibyishimo, udafite umunezero? Ese hariya uriya mwana aryamye ku ibaraza, aho afite agahinda, aho bimuyobeye? Ese bamwe muri bo ntibiyakiriye, ntibabonye ariyo mahitamo barimo kandi batahisemo? Ariko Data arabizi, arabireba, arabibona. Ese ntabizi ko ushonje? Ese ntabizi ko urara ubundeje? Turasengera abatwumva n'abatatwumva, turabazirikana. Turasengera abatwumva bose baduteze amatwi n'abataduteze amatwi. Iki ni igitondo kidasanzwe, igitondo umuntu wese akwiriye kuvuga ngo nisanze mu wundi munsi udasanzwe. Reka nshime umuremyi wanjye kubw'ineza n'ubuntu n'imbabazi. Data, abantu bararushye, dusenga buri munsi, dusaba buri munsi, abantu bafite umubabaro, abantu bafite agahinda, ariko nifatanyije nabo. Hari benshi bandika ubutumwa bafite ibyifuzo, hari benshi bahamagara kuri telefone bafite ibyifuzo, kandi ibyo byifuzo iyo umuntu abinyuzamo amaso
asanga ari ibyifuzo bijya gusa. Benshi barabyumva neza ko babayeho mu buzima batahisemo, wafashe umwanzuro wemera gushaka, nyamara wabonaga udafite iherezo ry'ibyo urimo. Ukumva ko umunsi washatse urugo aribwo uzaseka, aribwo uzishima, aribwo uzabaho unezerewe. None birangiye utabasha guseka disi, ubonaga nka marayika yakubereye ikirumbo. Uyu munsi ushatse wamwita shitani ukurikije urwego mugezeho, nyamara wamuzanye cyangwa se mwabanye, wafashe umwanzuro ubona neza neza ko uwo ugiye gukunda, uwo mugiye kubana ubuzima busigaye mu isi, ari uwa mbere kandi ari uw'agaciro. Paul disi, ntabwo ari byo uko byagenze, ntabwo ari uko byaguhiriye. Bandi babyeyi bafite abagabo bafunze, bari mu buroko, barazira ibyo bakoze, bandi barazira ubusa. Ariko data arabibona ko usigaranye abana, ko witegura kubyara, udafite shinge na rugero, udafite ukwitaho. Ahangaha utegereje ubutabazi bw'Imana isumba byose, ahangaha utegereje ubutabazi bw'Imana yaheraho mu ijuru. Urakoze Yesu, urakoze. Hari benshi bafite ibyifuzo byo gusengera, ariko nyemerera ibi byifuzo tubifatanye tubisengere. Uri kunyumva wumva ko ibintu byose byakunze, nyemerera ufatanye nanjye dusengera aba bantu bafite ibi byifuzo. Kristo wanguza maraso yawe, niki cyavuguruza iyo mpano? Kristo nuwanjye ndamahoro. Haleluya. Kristo nuwanjye ndamahoro. Data nyiribambe, dufite abantu benshi dusengera, kandi ijambo rye kavuga ngo irya mbere dusengera abantu bose tubazirikane. Data turabazirikana. Abantu benshi barashomereye, bakeneye akazi, abantu barababaye kubera ko ubuzima buragoye hano mu isi. Uhereye iwacu by'umwihariko aho dutuye, kubaho uri umushomeri udafite ahantu ushobora gukura n'igiceri cy'5, ugendagenda muri iyi si, ukagendagenda muri uyu mujyi, watekereza naho uvuka rimwe na rimwe ukahabura ugasanga ntaho, wagera n'umugisha wo kuhabona ugasanga ntaho hari uri busange, wagera n'umugisha wo kuba uhari akaba adashaka kukubona ngo utaza kumukuraho urubibi yari yishingiyeho umuhati. Rimwe na rimwe rero abantu bakabayeho mu bwo buzima bw'uruzerero rubuza akazi hano mu uyu mujyi, barashomereye, batabare. Data ndasenze mu izina rya Yesu, aba bantu ubatabare, ubagirire ibambe, ubagirire imbabazi, ubatabare. Ni ukuri umuntu wese ushomereye yumve impumeko yawe, umuntu wese ushomereye Data umucira inzira. Bose ntibari ku rugero rumwe, reba ubabaye, reba ufite agahinda ari ubanza. Sinkubwira inama,
y'ibyo ugiye gukora nonaha, ahubwo ndabisaba nk'umwana wawe, kandi umwana usaba se biramworohera cyane kuko nanone asa n'umwereka icyiza. Ariko woweho data urihagije, tugirwa inama y'icyo gukora, ahubwo turasaba ukatugenerera ibidufitiye umumaro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, ugize neza. Reka rero tuzirikana abashomeri, dusengera abashomeri. Uri kunyumva, Imana yahaye akazi, ufatanye nanjye amashimwe y'ibyo Imana yakoze, kandi ndabizi neza ko data ari mwiza. Imana itabara abantu benshi bafite inyatsi, abantu benshi bafite ibyo bita karande, kandi nzi neza ko iyi myuka hari amaraso yawe yayivanyeho, kandi aya maraso ntacyo adakuraho, ahubwo ikibazo ni uko wayakiriye, kandi wakiriye ubona atarisobanukirwa ngo atangire kwikuraho ya myuka mibi ya karande, atangiye kwikuraho ya myuka mibi y'inyatsi n'imikoshi. Ahagarare mu butware, ahabwa n'ijambo, ahagarare mu butware, ahabwa n'ubutsinzi. Atangire kuzenguruka nk'uko bakuroze bagutongera imyuka, bagutongera amagambo, nk'uko bakuziritse iwanyu, bene wanyu, shangaza, abaturanyi, abarozi, banguye umukobwa ndamuziritse, ibyo akakuvuga ko kuziritse bigafata. Niko nawe ugiye kubyihamburaho muri iki gitondo, uvuge nanjye ndizitura mu izina rya Yesu, ndibohoraho karande yose yankurikiranye, ndibohoraho inyatsi yose yankurikiranye. Ndabizi neza ko data agutegeye amatwi, kandi data arakumva. Abantu bari hirya no hino ku isi, abantu bari ahantu hatandukanye, kandi ndabizi neza ko ubategera amatwi ukabumva. Data, hari benshi bifuza kubaka bagahindurirwa ubuzima n'amateka. Data, ndabasengeye kugira ngo umuntu wese ufite iki cyifuzo abone gutabarwa kuva kuri wowe. Umwubakire kuko ufite uwo wakwiranye, kandi babana bikadutera ishema, umugisha wawe ukadukwirakwiramo. Reka ubarebane amaso y'imbabazi, abakeneye urugo ubaha urugo, abakeneye umuryango ubaha umuryango. Benshi bibwira ko bigoye, abandi bibwira ko bivunanye, abandi ntibabona icyerekezo, ariko ndakwinginze kugira ngo umuntu wese ukeneye urugo umwubakire kandi umucira inzira. Nge n'abandi benshi twarakubonye, twabonye ineza yawe, twabonye urukundo rwawe, twabonye ubutabazi, waradutabaye umunsi umwe ubwo byari bikomeye, natwe dushaka kubaka, maze uratwubakira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niko n'uyu wamwubakira, niko wamuha ubuzima, niko wamuha imibereho. Izina rya Yesu Kristo. Akoze kumva gusenga kwacu, ndaho ndagira intimba z'abantu benshi bakomeje kubabarizwa mu ngo, kuko namenye neza ko urugo ari ijuru rito, kuko nanjye mbibona nk'ikimenyetso cy'ibyiza, kuko mbizi ukuntu biryoha, kuko mbizi ukuntu mbisekeramo nkabyishimiramo. Data, hari umuntu nonaha bitakundiye, n'ukuri arababaye, ababajwe umutima n'uwo yizeye akamufungurira umutima we, ariko uyu munsi abuze ubumuntu, aramuretse, aramubabaje. Arabizi neza ko ari gutera mugenzi w'igikomere, arabizi neza ko ari kubabaza mugenzi we. Umubajije yakubwira amakosa ya mugenzi we n'uburyo yifuza ko batandukana, ariko we yakubwira ko agerageza kwitwara neza. Ariko ni ukuri abantu benshi barakomeretse imitima ya bagenzi babo. Data, ndakwinginze kugira ngo ubagirire imbabazi, ubagirire ubuntu, ubambike imbaraga, batabare. Data, ubegeranye
kugira ngo babashe kumva imitima yabo iguwe neza kandi yumva afite kubabarira muri we, kabone n'ubwo yumva ko nta kosa afite, ariko biragatsindwa kuba umuntu yaba yishimira mu rugo yagezemo ariko akishima akanya gato, ubundi agatangirana n'imibabaro ubuzima bwe bwose. Ndabizi neza ko aricyo babikoraho, umuntu wese agahinduka kandi agahindukira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Duciye bugufi ni ukuri, kandi duciye bugufi kuko twamenye neza ko uri Imana ibeshaho, kandi twamenye neza ko uri Imana itabara. Uri Imana itabara abayo, kandi iyo bagendanye nawe akabugufi bwabo barahirwa. Kandi iyo dusenze, kandi iyo basenze urabumva. Niyo mpamvu icyo cyifuzo tuzi neza ko wacyumvishe cy'abakobwa ndetse n'abasore, ko wabaremera urugo rw'umugisha. Uyu musore uri kunyumva muri iki gitondo yahura n'uyu mukobwa uri kunyumva muri iki gitondo, cyangwa se bahurira n'ahandi, umuntu wese akabasha kubona uwe agaturiza muri Kristo anezerewe. Icyubahiro kibi cyawe kuko uri umubyeyi. Izi ntimba ndazifatanya n'abana barushye, bana bafite agahinda, kandi ahangaha byatewe n'uko adagifite papa we. Uyu munsi mama we ntiyagize umugisha wo kubana n'umutware we. Ndagukomeje uri kunyumva, ndagusengeye. Imana yaramuhamagaye, cyangwa se ntakiri mu mwuka w'abazima, niko benshi tubivuga. Yageze ahashashikirwa. Iyo mpamvu bamwise umupfakazi, ariko uri umugabo w'abapfakazi. Ndabizi neza ko warengera urugo, icyo bakwifuzaho bakagihabwa, bagatungurwa n'umugisha wawe, maze bakavuga bati data aratwiyeretse. Uyu mubyeyi ubaho mu buzima, abana n'abana be, abaye muri ubu buzima bimugoye. Narakijijwe sikubw'imirimo, nyamara arahura n'abafite umurengwe, arahura n'abatese bashaka kumuhagiraho. Rimwe na rimwe akavuga ati data unkora aka gasuzuguro k'abagabo badakizwa, bagenzwa n'ingeso, bagenzwa n'ibitari amahoro, bagenzwa n'irari ryabo. Ntawe ugenzwa n'ineza, ntawe ugenzwa no kugira neza. N'ubikoze akagerageza ejo arananirwa akabivamo, kuko atarakabona inyungu z'ibyo akorera. Bareba n'amaso y'imbazi bano babyeyi bibana ndetse n'abana babo, aho batuye ku mudugudu, aho batuye hirya muri karitsiye, aho batuye, aho bagenda buri munsi, aho bababona. Reka babone ko ubahagazeho uri umugabo w'urugo koko, kandi koko nk'uko wabyemeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. N'umugabo n'umugore bari mu rugo, arifasha aramusize. Tubasengera buri munsi kubera ko n'ibyo byifuzo twakira kenshi gashoboka. Mugabo yarantaye, antana abana 4, antana abana 3, antana abana 2, antana umwana umwe. Ese kubera iki? Ntago mbizi. Yarifashe aragenda ashaka undi mugore. Nawe ubwo bari kubyara, bamaze kugira abana 2. Wareba noneho kavuga utaho bigeze, hano ngiye gusengera umugabo ahindukire aho umugabo nyamugabo, kuko bano bana bose nta n'umwe azarera. Aba bagore bafite agahinda, ababyeyi bafite agahinda, aba mama bahuye n'ibibazo bikomeye, nta wundi wabagirira imbabazi. Rimwe na rimwe barabaseka, reka wumve niwe wabihisemo. Abandi bakabaseka, ubwo wari indaya, gutubyara abana 3 cyangwa 2,
umuganirije wese aramukoba ntamwumva, ubundi wajyaga he? No kubwira ati narabikubwiye, ndakavuga ati rigabura n'ubundi narabirebaga nabibonaga. Ngubwo ubuzima benshi babayemo, ngubwo ubuzima benshi bari gutekererezwamo. Ujya kuguhara abanza akagucunaguza ibiri ngombwa n'ibitari ngombwa kugira ngo umusobanurire. Ubwo buzima tubamo buri munsi, tugendagendamo buri munsi, ariko iyo dusenga tukavuga ibi tugasobanura ibi, no kugira ngo umuntu wese niyikomanga ku mutima we amenye icyo ahitamo gukora n'icyo ari busengere. Aba rero nabo turabasengeye kugira ngo ugende kuri aba bana, kuko ni benshi, sinzi ko buri umwe yabona umufasha n'umwitaho, ariko bose wowe warebera icyarimwe maze ukabagirira neza. Girira neza rero aba babyeyi babayeho muri ubu buzima, n'ubwo buzima babayemo. Barya bakobotse, banywa bavunitse, bambara nta nkuru, kandi mu minsi yashize hari uwamubwiraga ko yamukundaga, hari uwakubeshyaga ko yagukundaga. Nongere kwibutsa abakobwa uyu munsi, sinzarurira kubivuga, sinzaceceka kubivuga. Mwa bakobwa mwe bashiki bacu mugira amatwi atumva, nimwe ingaruka zigarukaho. Wowe turi bubwire ukanga kubyumva, ejo ukazaduhamagara uvuga uti mumfashe, ntago byagenze neza, ibyo bitagenze neza bimwe nakubwiraga. Mumenye abo muvugana nabo, abo bagabo muvugane nabo mubazi, cyangwa se abo basore. Niyo ngombwa namubwira utese nkubaze, unshakaho iki? Mubaze gahunda gufiteho ni iyihe? Waransengeye Imana irakumpishurira, none uraje ngo duhigure umuhigo, dushime iby'Imana ikoze. Niba ari Imana imuguhaye kandi bizakorohera uri kunyumva, bizakorohera kuruta uko uyu munsi wagenda wiyandarika aho ugeze umeze nk'inzoga y'inteme, niyo yibunza. Umukobwa w'umutima, umukobwa wihagararaho, niba ari isabune, niba ari amavuta, niba ari umwambaro, ubiririre, ubisabe data. Wiherere mu cyumba cyawe, wiherere ahantu runaka, ubwire Imana uti data ni wowe papa. Iyo nza kugira papa n'umugabo mwiza, mu bigaragara ari umubyeyi. Iyo nza kuba mfite papa ufite ubushobozi, aba mpaye ibi byose nkeneye, ariko ntabonetse. Hari undi mugabo hano ku ruhande uri kubasha kubimpa. Ese mwumvire, umva umutima wawe icyo ukubwira, kuko ndabizi nta kubusa. Umugabo waguhaye ake uzakishyura. Cyo kuvuga ko ugiye kwicira inzira, cyo kuvuga ko ntandi mahitamo ufite, ibyo kuvuga ngo uzamubwira ikibazo ufite gusa namara kugikemura mutandukane. Wa mukobwa we wo kumva neza we, tega amatwi wumve, urahirwe. Nta muntu n'umwe ugukunda, barakubeshya. Nirari ribirukankamo, barakubeshya. Nta bwiza ufite urenze ubwo abandi bababaye, bashinze iryinyo ku rindi hano hanze, basiritse kubera imibereho, none nawe urasamye uri guseka uraho, ngo ubwo umugabo yagukunze wo gacwa. Arakubeshya, aragutekaho imitwe, nirari riri kumubunza nta kindi. Ubwira uti Yesu nakiriye uri muri nge, yabasha kwicira rufite ukajya ku murongo. Mubwiza ukuri. Ariko benshi batinya kuvugisha ukuri kubera aramucungamo imibereho, aramucungamo ubuzima, ari kumubonamo igishoro. Mafuti mabi, wowe mukobwa uri kunyumva, imenye bizakunda. Niba ari n'uburenganzira bwawe, uzatuma urenga inzira ugwe munsi yayo. Ubwo burenganzira bwawe bwatuma urenga inzira uvuga ukagwa munsi yayo. Simpamya ko uzavayo amahoro.
Reka tubashimire mwese abo tubana, twabasaba umugisha ko data yabumvise, kuko yadutegeye amatwi muri iki gitondo. Turazirikana umuntu wese urwaye, turabizi neza ko data ari umukiza. Ejo twarasenze, ariko na n'ubu turasenga. Nyemerera ufata ahantu hose ubabazwa n'umubiri, hakoze ikiganza cyawe, maze nanjye ndambura ikiganza, ntegeke nkoresheje ubutsinzi, ubwami, ubukomangoma biri muri nge, mpabwa n'ijambo ryane rya Kristo wabambwe rimwe udasubira ku musaraba. Ndambura ikiganza cyawe, fata aho hantu mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu, iki ni igitondo cy'umugisha twongeye kubona. Data, mu izina rya Yesu, tuzi neza ko ari wowe ubasha gukiza uburwayi bwananiranye. Data, mu izina rya Yesu, urimo urabona uyu mubyeyi, urimo urabona umugabo, urimo urabona uyu musore, urabona uyu mukobwa, urabona umubyeyi nawe urwaje umwana we. Data, mu izina rya Yesu, uyu murwayi we ntabasha no kurambura ikiganza, kuko no kumva biramugora. Ari harababazwa n'umubiri, kanseri benshi bazi ko idakira, niryo tangazo dufite. Ariko uri Imana ikiza kanseri, umuntu agakira, kanseri kamuvamo, uburibwe bugashira. Ndategeka mu izina rya Yesu. Data, ndabizi neza ko ari we mubyeyi ubasha kutwumva akadutegera amatwi, agaha umuntu wese kwifuza k'umutima we. Uyu muntu icyo yifuza ni ugukira, umukize, kubera ko ingingo ze ziramugaye. Mu izina rya Yesu. Yarwara umugongo udakira, ninde wakiza umugongo usibye wowe? Mu izina rya Yesu. Arwaye umutwe udakira, ninde ubasha gukiza umutwe ugakira? Mu izina rya Yesu. Niwo bishoboye, habwa icyubahiro ko wabikoze. Arwaye ukuguru, arwaye ukuboko, arwaye mu nda, higize nabi ntihakira, ariko ndategeka mu izina rya Yesu. Uyu muntu yiteguye gufatanya nanjye amashimwe mu minsi iri imbere, yiteguye kuza avuga imirimo itangaje wakoze ku buzima bwe. Baramwokeje, baramubaze, ni ibisebe, ni inkomere, arababazwa n'umubiri, ariko mu izina rya Yesu ndamusengeye, ndatura gukira, ndatura ubuzima, ndatura imibereho, ndatura ibyishimo, ndatura umunezero, ndatura gukira mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cyawe. Ntitwitere ibyuma kugira ngo twumve, ntidusakuza kugira ngo twumve, hari igiciro dutanga kugira ngo twumve, usibye kwemerera umutima, tugafungura akanwa, umutima ukavuga uti umwana wanjye ndamwumvishe, ariko na mbere wari umuzi. Kuko niwe uzi aho atuye, niwe uzi aho aryama, niwe uzi imibereho. Dufite abakecuru bageze mu zabukuru n'abasaza. Data, niwe wenyine ubasha gukomeza kubaho ubuzima n'intambwe, kuko ntawifuza kuva mu mubiri, oya. Buri wese arashaka abanza arebe abuzukuru be, abuzukuruza be uko bakina. Umukiza uburwayi bumubangamiye, umukiza uburwayi bumuvuna, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Data, dufite abantu bashonje, barya bahangayitse, akarya kuri manu mwaka umwe, myaka 2, 5 irashize. Mu izina rya Yesu Kristo turirukana umwuka w'inzara, turirukana umwuka w'ubukene, turirukana umwuka wo kubura amafaranga no kubaho, ahubwo turarema ubuzima, kuko ari ubutsinzi duhabwa n'ijambo. Turya kubera ijambo, tubona amafaranga kubera ijambo. Turananiza umwuka wose ukurikirana abantu bawe, umwuka utsindwe, ukurweho. Umuntu wese muri we niyitekerezaho, asanga ari we wenyine ukwiriye guhindura isi, asange ari we wenyine ubasha guhindura isi. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi
zezanteye kubimbataye rwose ngenduwe nawe n'uwanjye kugeza iteka ryose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro muri iki gitondo. Ndagushimiye wowe wasenganye nanjye, wari ufite icyifuzo dukwiye gusengera, ese twagisengeye? Wari ufite icyifuzo turi burebe niba dusaba data kugira ngo akurenganure? Hari abantu benshi barenganye hano hanze badafite ababarenganura, nyamara bafite ukuri kuri gutsindwa abantu bose bareba, ariko ndahamya ko kuri kudatsindwa, kubera ko data ntiyemera ko watsindwa uhagaze mu kuri. Birakuzunguza, birakwigisha, uhura nabyo, ariko Saduraka, Meshake na Bedenego bemeye kujya mu muriro, itanura ry'umuriro, baravuga bati data naho utadukiza twarakumenye, ku buryo tutahangara gupfukamira izindi mana nubwo turi mu ngaruka z'iby'iwacu. Data arigaragaza, arahaba, kandi abakura mu muriro ari bazima. Gira kwizera, gira ukwiringira, ibyo byose bizakunda kuko data arabizi. Ariko twongereho iri jambo: mukobwa, musore, mugabo, mumama, musaza, mukecuru, naho bitaba, ntuzareke gukomeza kumwiringira. Uzanyurwe n'ibibonetse, umubwire ngo ndashimye ko ibibonetse kandi ngiye kuruhuka, cyangwa se ngiye gukomeza ibindi. Data, umve ko ngushimye, uzaba ukoze ikintu kizima. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Wakoze kugize neza. Ibyifuzo uko byaba bingana kose, nta na kimwe kizadukura ku Mana. Ibisubizo uko bingana kose, nta gisubizo na kimwe kizadukura ku Mana. Biragatsindwa kuba wariziritse ku Mana. Mu bigeragezo ugacamo uri muzima, ukabivamo uri muzima, ariko ibisubizo bigatuma ugwa, ukabivamo, gushima bigashira. Abantu benshi bari mu bisubizo, tubasabiye gukomera ndetse no gukomeza guhamya uwo mwamenye. Nubwo waba uri mu bisubizo bingana iki, bimeze gute, nta cyaruta umukunzi wawe. Ndabizi neza, ndabizi neza, ndabizi neza. Wakoze Yesu, wakoze Yesu. Uko byaba bimeze kose, ndabizi kureberera umukunzi. Wakwemeye nk'umukunzi, data uramureberera. Tugendera mu marangamutima, aho ureba ibikwiriye umuntu ukabimuhera ubuntu. Urakoze kugize neza. Izina rya Yesu Kristo. Abantu bari hariya mu nzu y'imbohe barebana amaso y'imbabazi. Abantu bari hano mu gihugu turebana amaso y'imbabazi, kandi uko twumeze gutanga umugisha mu gihugu, hereye mu nzego zose, kandi uhereye ku mukuru w'igihugu kugera kuri rubanda hariya mu mudugudu. Reka umuntu wese abonera umugisha imbere yawe, kuko buri wese akwiriye koroha no guca bugufi no kwemerera umwuka wera kugira ngo amuyobore. Icyubahiro kibi cyawe. Murakoze shuti mwese aho muri hirya no hino ku isi. Imana y'umugisha kandi Imana ibagire neza. Turanezerewe ku bwanyu, dutewe ishema namwe no gufata aka kanya ko gusengana n'umugisha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.